Bamwe bavuga urukundo rwa Romeo na Juliet, abandi bakavuga Rose na Jacques mu bwato, aho urukundo rwabo rwarangiraga umwe apfuye undi akazarinda apfa ahamba mu ikara, cyangwa umwe yakwiyahura undi nawe agahitamo kumusanga, aho kuba muri iyi si nta rukundo agikunda ukundi akaba umwami w'u Rwanda. Aba bo bavanze iby'urukundo no kuyobora ubwami, kandi ubwo bwami bwari bukomeye muri icyo gihe, ndetse urukundo rwabo rukazamo imikino nka ya yindi yo muri Kuci Kuci Hotahe, ko barebye filimi nyinshi. Akaba ari nabo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Antoine wari umujenerali ukomeye mu bwami bw'Abaromani, na Cleopatra wari umwamikazi wa Misiri. Roma yari ifite ibibazo by'imitegekere, aho abajenerali bakomeye bashakaga buri wese kwigarurira igice kinini cy'ubwami bw'abami bwa Roma. Abanyabugeni benshi bagiye bashushanya Antoine na Cleopatra kubera urukundo bakundanye rudasanzwe. Muri icyo gihe abajenerali batatu bari bakoze icyo abahanga bita Roman Triumvirate, cyangwa se ubunyabutatu bwa Roma, aribo Octave, Antoine ariwe tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, ndetse na Lepide bari bahanganye na Sextus Pompey, Menas ndetse na Menecrates. Iby'urukundo hagati ya Antoine n'umwamikazi Cleopatra wa gatandatu, Philopator wa Misiri, byatangiye ubwo Antoine yajyaga kumusura, yagera agatangazwa n'uburanga bwa Cleopatra. Antoine yagezeyo yitegereje ubwiza bwa Cleopatra n'ubwenge afite, yumva aramwikundiye, yanga gutaha. Nyuma y'igihe gito, nk'uko bigaragara mu gitabo cya Hilish James yise Rome and Egypt in Anton and Cleopatra and New Criticism of the Play, Anton and Cleopatra New Critical Essay, ku ipaji y'175 kujyana ukageza ku 191 cyo muri 2005, umujenerali witwaga Octave yatumyeho Antoine ngo agaruke i Roma gukomeza inshingano ze nk'umujenerali, ariko ndi abanza kubyangira. Octave yashakaga ko Antoine ataha akamufasha guhangana n'abarwanyi bari bakuriwe n'abajenerali bari bafite ubukana, ari bo Sextus Pompey, Menecrates ndetse na Menas, kandi bari barigaruriye inyanja ya Mediterane. Cleopatra yinginze Antoine ko adataha, ko yagumana nawe aha mu Misiri. Antoine yabwiye Cleopatra ko nubwo bwose amukunda, ariko asubiye i Roma gufasha Octave. Ageze i Roma, Octave yafatanije na Antoine gutsinda babarwanyi. Urugamba rurangiye, Octave yasabye Antoine kurongora mushiki we witwaga Octavia, mu rwego rwo gukomeza imirunga y'ubucuti hagati yabo. Umwe mu basirikare bungirije ba General Antoine yigeze kuvuga ko kubera urukundo rwa Cleopatra nta wundi wari bubashe kwigarura umutima wa Antoine. Aho yari mu Misiri, Cleopatra yaje kumenya amakuru ko Antoine afite gahunda yo kurongora Octavia. Yahise agira umujinya, ahita yicisha uwari umuzaniye amakuru y'uko Antoine yakundaga agiye kubana n'undi. Umujinya yari afite waje kugabanywa n'uko hari abamugejejeho amakuru ko Octavia atamurushaga ubwiza. Octavia yari mugufi, afite amaso mato, mu maso hato, n'imisatsi idashamaje. Ya ntambara hagati y'abajenerali bari bafatanyije kurwanya Sextus Pompey baramutsinze ruhenu, bigarura ibirwa bya Sicile ndetse na Sardinia. Uyu Sextus yasabye ko basinya amasezerano y'agahenge, abandi bamusaba ko agomba gukomeza kujya akoma mu nkokora ibisambo byazaga muri Sicile na Sardinia binyuze mu nyanja. Sextus yabanje gusa n'ubyanze, ariko nyuma arabyemera. Amaze kubyemera, hakurikiyeho kwishimira iriya ntsinzi ya gisirikare ndetse na diplomasi, maze banywa agahiye biratinda. Octave amaze kubona ko bagenzi be basinze, yagize amakenga aritahira. Antoine na Lepide basigara babaye ibyatsi. Menas amaze kubona Octave atashye, yabwiye Sextus ko agiye kwica bariya babiri bari basigaranye. Hanyuma Sextus agahita aba umukuru wa Repubulika ya Roma. Undi yarabyanze, avuga ko byaba ari ugutandukira isezerano yarahiriye. Mu gihe gito cyakurikiyeho, Octave na Lepide banze gukurikiza ibyo bemeranije ko batazarwanya Sextus nakurikiza isezerano ryo kwirukana ibisambo byashakaga guca muri Mediterane, hanyuma baramutera. Ibi byarakaje Antoine, ahita abahunga yisangira Cleopatra mu Misiri, baribanira.
yahise afata igice kimwe yategekaga atangaza ko kibaye kimwe mu bice Misiri ye na Cleopatra bategeka. Yashinjije Octave ko atamuhaye kimwe mu bice bari baranyaze Sextus, kandi akarakazwa n'uko Lepide atakiri umwe mu bagize inyabutatu ya Roma, Roman Triumvirate, kuko Octave yari yaramufunze. Ku ruhande rwe Octave ngo yababazwaga n'imyitwarire ya Antoine watwawe n'umugore yitaga umunyamahanga. Antoine yaje gupanga ukuntu yazatera Octave. Umwe mu bagabo b'ingabo ze witwaga Enobalbis amugira inama yo kuzatera banyuze ku butaka aho guca mu mazi ya Mediterane, kuko ngo ingabo za Octave zari zimenyereye kurwanira mu mazi. Cleopatra yatangiye gutegura uko azafasha umukunzi we mu rugamba na Octave, umusaza wa Octave washakaga kumutwara umugabo. Urugamba rwaje kubera ahitwa Actium. Ingabo za Octave zikubita inshuro iza Cleopatra ndetse na Antoine. Cleopatra yarahunze n'amato 60. Antoine bageze imbere, Antoine yumva agize isoni zo gusiga ingabo ze, hanyuma arahindukira ashinja Cleopatra kumuha mu mutima, bigatuma mukurikira agata ingabo ze zikahashirira. Gusa Antoine yageze ahabwira Cleopatra ko amukunda koko, amusaba ko yamusoma byibura bigatuma yibagirwa ibi byose byabaye ku ngabo ze kubera Cleopatra. Nyuma y'igihe runaka Octave yohereje intumwa ka Cleopatra gusaba ko Antoine yakoherezwa iwabo. Cleopatra yarabyanze, ahubwo atangira gusa n'uwiyegereza ya ntumwa ngo ayibagize icyayizanye, ntizongere no gutekereza gutaha. Muri uko kumwiyegereza Antoine yarabibonye biramurakaza, mu yandi magambo yarafushye. Amaze gufuha Cleopatra yarababaye cyane, yanga no kurya no kunywa. Antoine yabonye umukunzi we ababaye, asanga nta kindi cyatuma yishima uretse gutegura urundi rugamba rwo kwihimura kuri Octave. Ingabo za Antoine zari zizeye ko imbaraga z'Imana y'intambara y'abagereki ba kera yitwaga Hercules iri ku ruhande rwabo. Gusa mbere gato y'uko urugamba rutangira, wa mugabo w'ingabo Antoine yizeraga, Enobalbis, yaramucitse ajya ku ruhande rwa Octave. Antoine yategetse ingabo ze gushyira Enobalbis ibikoresho bye yari yarasize ibwami mu Misiri. Undi abibonye isoni n'ubwoba bitewe n'ubumuntu Antoine yamweretse byaramurenze umutima, urahagarara arapfa. Urugamba rumaze gutangira, ingabo za Antoine zaraneshejwe, izindi zigenda zimuvaho gahoro gahoro. Abonye ingabo ze zimushizeho avuza akaruru ati, uyu mugore mu Misiri yanteye umwaku ndetse yaranangambaniye. Yahise afata umwanzuro wo kumwicira ubwe kuko ngo yamugambaniye. Cleopatra yamenye ko umukunzi we yamwanze bene ako kageni, asanga nta kundi yabigenza ngo amugarure mu rukundo uretse kumwandikira ibaruwa imusezeraho, avuga ko yiyahuye agapfa amuvuga mu izina. Yahise yifungirana ahantu, ategeka ko nta ugomba kuvuga ahari kugeza Antoine ahageze. Umugambi ntiwagenze uko yawupanze, kuko Antoine amaze kumva ko Cleopatra yiyahuye yahise ngo acika intege, atangira kwishinja icyaha ndetse ashaka kwiyahura. Yasabye umwe mu bagaragu be witwaga Eros ko yamutera inkota, undi arabyanga avuga ko ataramburira akaboko kuri sebuja. Eros yahise yiyahura ari we. Ibi bitera Antoine kumva ko yigaye kuko arushijwe ubutwari n'umugaragu we. Yiteye inkota ariko ntiyapfa, ahubwo arikomeretsa cyane. Muri uko kwikomeretsa yaje kumenya ko burya Cleopatra atapfuye, ahubwo yamugeragezaga ngo arebe ko yacururuka. Antoine yatashye mu Misiri vuba na bwangu, agezeyo ahoberana na Cleopatra ahita apfa kuko yari yatakaje amaraso menshi. Octave amaze kumenya ko Antoine yapfuye, yahise yoherereza Cleopatra urwandiko rwo kumusaba kwishyira mu maboko y'umwanzi, undi arabyanga. Avuga ko atakwemera kujya gusebera mu maso y'Abaroma bamushengera. Nyuma y'igihe runaka Cleopatra yaje gufatwa bitewe n'akagambane ka bamwe mu byegera bye, ajyanwa i Roma. Yagerageje gutanga imitungo ye ngo arebe ko bamurekura, ariko biranga kuko umwe mu bacungamari be yavuze ko hari indi mitungo yasize yahishe iwabo. Nyuma Cleopatra yaje kwiyahura anywa uburozi. Octave yaje kumenya iby'urupfu rw'aba bombi, agira umutima umucira urubanza. Kubera kugira umutima umucira urubanza no kwibuka ukuntu yigeze kubana neza na Antoine,
Octave yateguye umuhango wo kubashyingura bombi kandi mu cyubahiro cya gisirikare. Ngaho amateka ya Antoine na Cleopatra mwajyaga mwumva. Murakoze, mukande subscribe hanyuma mujye